Imana dushima Imana yego se w'umwami wacu Yesu Kristo yego ari nayo yatubyaye bwa kabiri yego kugira ngo tuba baragwa b'ubwami bw'Imana. amen amen. Nk'ibisanzwe rero ni Fidele yego muri kumwe mu kiganiro Akagimbura Eric. yego turabasuje rero cyane abakunzi b'ubutumwa bwiza ndetse tunabaha ikaze mu kiganiro kugira ngo nanone dukomeze dusangire ku ijambo ry'Imana. yego rwose hari ibintu bikunze kuvugwa cyane abantu benshi ndetse no mu madini agiye atandukanye ariko no muri Bibiliya abantu bakabisoma ariko nanone ntibabashe kumenya impamvu yabyo. Ikintu bita amategeko ufite amategeko urakoze cyane uvandimwe kuba uzanye amategeko kandi birakwiye ko abantu nyine bamenya impamvu y'amategeko. Amategeko yagushije abantu ku gasi yagushije abantu ku gasi ariko Imana ishimwe Fide nyine ni nacyo yaziye kugira abantu bagwe ku gasi bagwe ku gasi. Rero urakoze cyane kugira ngo abantu tubabwire impamvu y'amategeko, ese kubera iki Imana yatanze amategeko, ese yari ifitiwe mugambi ariko no kugira ngo nyine abantu basobanukirwe ahari babone ko uko bari basanzwe bayazi mu by'ukuri siko Imana umugambi Imana yatanze si wo barimo. Reka twifashishe ibyanditswe nibyo dusome umurongo uri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 3 Abaroma ibice 3 uradusomera urahera ni 20 gusa umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 3 ku murongo wa 20 kugeza turahera ku murongo wa 19 n'uwa 20. Imana ishimwe cyane. Handitse ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya mwiza nyine. Reka tuganire no ku cyerekeranye n'amategeko. Mu by'ukuri amategeko ni ayera nk'uko ibyanditswe bivuga. Amategeko ni ayera ariko umuntu we ni uwa kamere. Amategeko y'Imana aratunganye ariko umuntu we ntatunganye. Ikibazo cyaje kubaho rero mu isi ni uko shitani yakomeje guhimbira abantu ikinyoma ababwira ko amategeko Imana yatanze kugira ngo bayubahiririze kujya mu ijuru. Bafashe amategeko y'Imana ijuru bavuga ko umuntu azarijyanwamo nuko yubahirije amategeko. Muri make kubahiriza amategeko ni inyishyu y'ijuru. Kubahiriza amategeko bikangana guhabwa ijuru, ariko icyo ni ikinyoma. Ariko mu bundi buryo reka tuvuge ko ariko kuri kuko n'ubundi ntawe uzarijyamo atubahirije amategeko kuko amategeko Imana yatanze nkaho burya amategeko n'ubwiza bw'Imana. Imana isa n'amategeko kuko ari amategeko yose ukangana ni nkaho Imana yayahaye Musa ku musozi nyine bwa tano genda uhereze Abisiraheli cyanjye irasharatura ku bisate by'amabuye ubabwire ko nsa gutya, ubabwire ko ntasambana, ubabwire ko ntarakara, ubabwire ko ntiba,
ubabwire ko ari uko amategeko yose angana, ati nguku jyewe uko nsa genda ubabereke nimba bayashobora, kuko kugira ngo babane nanjye nuko baba basa nanjye. None bivuze ngo n'ubundi amategeko Imana, amategeko yo arera nk'uko abivugaga, ndetse nta n'umuntu uzajya mu ijuru atubahirije amategeko, ahubwo se nk'uko bivuze ko amategeko ari aya mwuka, ariko umuntu we akaba uwa kamere. Abari bayahawe baniyemeje ko ngo bagiye kuyashyira mu bikorwa, bayashoboraho? Ntabwo byashoboka. Kuko Pawulo yabisobanuye, kandi nawe yari umwe mu bayahawe. Wenda twebwe nk'Abanyarwanda n'andi mahanga, nta nubwo twari turi muri iri sezerano rishinzwe kubahiriza nibura amategeko. Oya, ahubwo twebwe Bibiliya ivuga ko twari kure y'Imana, tudafite Imana rurema. Ariko Imana yari yatanze amategeko nko kugira gusa ngo ifatire sampo ku Bisiraheli. Iriya ni abantu bari baduhagarariye kugira gusa ngo Imana yigaragaze uko isi, noneho abo ngabo bazagende bakurira abandi ingofero ati irera ntawasa nayo. No mu magambo twasomye hano ari mu Baroma, Imana yahamije ko ngo tuzi ko ngo iby'amategeko avuga ngabibwira abatwarwa nayo, ariko ngo kwari ukugira ngo bigende gute? Ngo kwari ukugira ngo impamvu Imana yatanze amategeko ngo kwari kugira ngo abantu bose nibareba uburyo Imana isa bikubita ari abagaragu, ngo abantu bose ngo akanwa kazibwe, ngo abantu bose bo ku isi batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ubwo byumvikane ko Imana yatanze amategeko kuri mwene Adamu nk'ikizibakana igiye gushyiraho ingufuri ku munwa, kugira ngo umuntu noneho abone ko umuntu wakomotse kuri Satani nta bundi buryo bwo gusa n'Imana biturutse muri we. Ntabwo bishoboka. Noneho bisobanuye ikirere, Imana yatanze amategeko, ntabwo yatanze amategeko kugira ngo abantu bayashobore, ahubwo yatanze amategeko kugira ngo abantu, umuntu reka yigira shyashya yumvaga yayashobora, kugira ngo umuntu atsindwe. Ubundi umuntu iyo buriya Musa aza kumanukana n'amategeko akabwira Abisiraheli, dore Imana uko imbwiye ko mugomba nyine kubahiriza amategeko, ngaya ndayababwiye. Abisiraheli bakireba bakavuga ati oya, subiza Imana ayo mategeko, ntabwo twashobora gusa n'Imana. Ariko ikosa bakoze ngo barayemeye, baravuga ngo tuzayoboza yewe, ngo ndetse ngo n'urubyaro rwacu. Baba bakoze icyaha gikomeye cyo kuvuga ko umuntu yifitemo kuba yasa n'Imana. Imana ishimwe, twakomeza. Inshuti zacu rero, tubabwize ukuri, oya no kubakura inzira ku murimo. Imana irera, ariko umuntu we aranduye. Ni kuri amategeko. Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakunda kuvuga ko ngo ari imico y'Imana. Nibyo. Ubwo gutekereza ko wakubahiriza amategeko, ubundi icyo ni icyaha cyo gutuka Imana. Kuko gutuka Imana ni ukuvuga ko wakwigira wifitemo kungana nayo cyangwa se gusa nayo biguturutsemo. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Bibiliya yavuze ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo ariko kugira ngo akanwa kose kazibwe. Ndatungurwa rero ko wowe akanwa kawe kakibasha kuvuga nk'ikimenyetso ariko cy'uko utazi amategeko. Kuko niba ubasha kuvuga ukavuga ngo nanjye ngo hari icyo nakora, ngo nanjye nakubahiriza amategeko, ntabwo uramenya Imana. Ubundi icyo ni ikimenyetso cy'uko utazi Imana, kuko Imana ni amategeko. None wowe uravuga ngo waba Imana. Ubundi kuvuga ko wakubahiriza amategeko ni ukuvuga ko wowe waba Imana binyuze muri
wabimana mu mbaraga zawe cyangwa se muri bwa bwenge umuntu yanduye akomoye kwa shitani wabimana ubwo ukaba wishe irya mbere kuko irya mbere uzi ukuntu rivuga ngo ntukagire indi mana mu maso none wowe uvuze ko uriyo ubwo ukaba wishe irya mbere ariko icyo twavugaga Pawulo yaravuze ngo amategeko Imana yatangiye kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose nawe urimo ngo batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko imbere y'Imana ari nta muntu uzatsindishirizwa no kuyubahiriza uzatsindishirizwa no nyine no kuyubahiriza cyangwa uzatsindishirizwa no kuyashyira mu bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ubwo bivuze ngo abadukurikiye tubifurije gutsindwa n'Imana, baragatsindwa n'Imana. Ni ukuri umuntu utsinzwe n'Imana Fideli rega ni nawe utsindishirizwa yamukurira mwaho yamutsindishiriza kandi amategeko bayumve neza. Hari n'abantu ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu bakabumva nabi ndetse bakavuga ngo amategeko nk'uko Yesu yavuze ati ndetse ikinzanye mudatekereza ko nzanywe no gukuraho amategeko kuko Kristo ni Imana ntabwo yaraje kwikura ahubwo ngo yaraje kuyasohoza. Ntabwo n'ubundi yarasanzwe ayasohoza ko niko asa, ariko n'ubundi Kristo ntiyaraje gukuraho amategeko, yaraje kuyanononsora. Rero ntabwo amategeko yavuyeho, hatajya n'umuntu ubitekereza gutyo. Yesu yarabivuze, yavuze ko ngo nta n'akanyuguti ngo kazavaho, ariko kubera iki katazavaho? Nuko Imana itazavaho. Imana nta kiyongera ku Mana, nta n'ikigabanuka. Imana ni Imana, Imana ni umwuka. Ahubwo dore icyo dushimira amategeko nanone nituyagaya turayashimira. Pawulo nawe yigeze yandikira bene data rwe ati nk'amategeko yatubereye umushorera utugeza aho Yesu ku Mana cyangwa kuri Kristo. Amategeko iyo umuntu yatubereye umushorera gute? Yatubereye umushorera ku muntu iyo yirebeyemo akabona nyine uko Imana imusaba kuyubahiriza, akabona biramunaniye, yaragutwara akakwereka rero uti nongeye kukwereka uwayashoboye ivayo, akagukurubana avuga ati wowe ntiwayashobora, dore ntiwayashobora cyangwa ntabwo ati dore wayashoboye, akakugeza kuri Kristo wayubahirije ku gatoya no ku kanini. Noneho nuko nguko amategeko atubera umushorera, akakugeza kuri Kristo, akongera akajya gushorera abandi. Ariko se kubera iki ubundi agushorera? Hari impamvu. Nuko mu mategeko Bibiliya yavuze iyo yari imitegekere y'urupfu. Yego, sibyo? Yari imitegekere y'urupfu. Ubundi sinzi aho mwakuye gusaba imbabazi mwisha amategeko, sinzi ahantu mwabikuye. Ubundi Bibiliya yavuze ko yari imitegekere y'urupfu. Mu mitegekere y'urupfu rero mwaribeshye cyane, ariko abantu bakomeza kwibeshya kuko hari umuntu utekereza ko mu kwica itegeko ry'Imana harimo gusaba imbabazi. Ntabwo bishoboka. Mu mategeko nta gusaba imbabazi bibamo. Mu mategeko nta mpuhwe. Mu mategeko nitura tugabane. Nitura tugabane, mugani w'abantu ngo niwanga bimeneke. Mu mategeko kwica itegeko bingana gupfa. Kuko Imana yaravuze ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Kwica amategeko bingana gupfa. None wowe wica amategeko ukavuga ngo urasaba Imana imbabazi, kandi ibyo bintu ntabwo bihura n'ijambo ry'Imana. Iki ijambo ry'Imana ryavuze ni iki? Bibiliya yavuze ngo iyo yari imitegekere ngo y'urupfu, ngo yari haratuwe ku bisate by'amabuye, ngo nayo yari ifite ubwiza bwayo. Yari ifite ubwiza bwayo ku buryo ngo Mose ngo avuye kuzana ayo mategeko
ngo ntabwo ngo abisiraheli babashaga guhangara kureba mu maso he kubera ko ngo yari afite kurabagirana kwinshi cyane kandi ngo byari iby'umwanya muto ndetse bikanamuvaho. Icyo bivuze ni iki? Bivuze ko amategeko nubwo yari ahawe abantu ba kamere ariko yo yareraga n'ubundi ku buryo nta nubwo umuntu yabashaga no guhangara na Mose Imana yayahaye nkanswe nyir'amategeko. Rero ndagira ngo iki ngiki kibanze cyumvikane, nta kintu wowe ushobora gukora imbere y'Imana ngo nko kubahiriza amategeko ngo ujye wabona kwemerwa n'Imana. Kubera iki? Kubera ko uburyo Imana ikizamo umuntu ntabwo bishingiye mu kubahiriza amategeko. Nibyo muvandi. Iyi ni imitegekere y'urupfu. Hano babikubiye ngo mu isezerano rya kera. Hanyuma y'amategeko ni iki gikurikira? Ese ko tubona nyine amategeko asomwa tugakomeza kubona turi munsi yayo, turi gucirwaho iteka, ese hanyuma bigenda gute? Idini rigaprofitira mu kabuye, Yego. bagakomeza bakakwinjiza mu murongo w'amategeko. Ariko kubera iki? Kubera ko mu mategeko harimo gukora no guhembwa no kurya. Bakakubwira bati rero nudatanga kimwe mu 10 n'amaturo nk'umwe mu murimo utegetswe n'amategeko nguravumwa wa muvumo. Ariko ni ukubera iki? Iri sezerano rya kera rirakomeza gusomerwa wowe ukijijwe kw'ibibi kugira ngo nawe ukomeze utange, kugira ngo ukomeze ukore, ariko nabo ukorera nabo bakomeze bakungukemo. Ariko amategeko Imana ntabwo yatangiye kugira ngo yubahirize, ahubwo icyo amategeko yatangiwe n'iki? Kwari ukugira ngo aze agutsinde, akwemeze ko uri umunyabyaha. Noneho namara kukwemeza ko uri umunyabyaha, umuririmbyi yararimbye ngo bihebe mwese noneho mumwiringe. Amategeko Bibiliya ivuga ko ntabwo ngo Imana yahaye abantu bataboneye. Ezekiyeli 20:25 niko bavuga ngo nuko Imana ngo ibaha amategeko atababoneye, ngo n'amateka atababeshaho, ngo ariko ngo kugira ngo Imana ibashe kubahindura ingegera ngo noneho bajye bamenya ko ari Uwiteka. Ariko tugana no ku musozo twanzura ku iki cy'amategeko, nkuko nyine amagambo twasomye avugaga ngo abantu nyine ngo biringiye imirimo itegetswe n'amategeko babaye ibivume. Ariko numvaga nanone tugana ku musozo twababwira uburyo ese ni gute umuntu akira uwo muvumo ukomoka ku mategeko, kuko twabonye ko ubyiringiye ari ikivume. Ubwo nawe nimba wiringiye imirimo itegetswe n'amategeko wagiye ukora, wiringiye ko Imana yakureba ijisho ryiza, uri ikivume. Ariko se ni gute wakira ubuvume Imana yavumye abantu biringiye amategeko? Numvaga twasoma n'ubundi mu Baroma, tugasoma mu bice 8, tugasoma tugera ku murongo wa 1 tugarukira ku murongo wa 5. Badusomera Abaroma noneho ibice 8 umurongo wa 1 tugeze ku wa 5. Abaroma nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, aciraho ibyaha bya kamereho iteka. Naho soma no kugeza mu wa 5. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Amen. Naho Yego. Imana ishimwe cyane. Ubwo yumvikane ko abantu bari munsi y'amategeko bo bafite umuvumo, kandi umuvumo nta wundi ni umuvumo w'urupfu. Ariko aha mwene data Paul yavuze ati noneho nuko rero abari muri Kristo Yesu. Ubwo umuntu uri munsi y'ububata bw'amategeko
afite ikibazo gikomeye cyane, ariko naguhamagaraga ngo uve munsi y'ububata bw'amategeko winjire ahandi aha Pawulo yandikiye bene data ngo nuko rero ngo abavuye mu mategeko noneho bakinjira muri Kristo Yesu, ngo abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho. ariko ni ukubera iki batazacirwaho iteka? ngo nuko ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ngo ryamubatuye irindi tegeko ry'ibyaha n'urupfu. ngo bivuze ngo ahantu hari ibyaha, ahantu hari kwica amategeko, hari n'urupfu cyane. ariko nanone uvandi ahangaha uzi ko itegeko rikurwaho n'irindi tegeko cyane. ubwo umuntu wiringiye amategeko birasaba ko nanone amenya irindi tegeko ryo ariko ryo muri Kristo Yesu niryo ribatura noneho umuntu iryo tegeko umuntu aba yaravukanye, cyangwa iryo tegeko ryo kubahiriza amategeko rizana urupfu. nibwo ariko navuga ngo ni nabwo udacirwaho iteka. hari impamvu urumva Imana Bibiliya ivuga ko amategeko ataraza icyaha cyari mu isi ngo ariko kidafite uwo kibarwaho. ngo noneho amategeko aje ngo icyaha kirahembuka. mwene data yaravuze ngo mpera ko ndapfa. kubera iki? itegeko ryaje ryera, icyaha cyahozeho mu isi ariko kidafite uwo kibarwaho, amategeko ataraza. noneho amategeko aje, amategeko aza ari nko kuza guserura uko umuntu ameze. ubundi sinzi ikigage urakizi? ikigage kiba gifite amasaka munsi, sinzi ko babyita, birumvikana. noneho amategeko, noneho aho bashyize ikigage iyo gituje kirireka ku buryo ugira ngo nta bintu by'ibikoma birimo. ariko iyo ucugushije gutya ujya kubona ukabona munsi hazamutse ibintu, munsi hazamutse ibyo bintu by'amasaka. amategeko ni uko ameze. amategeko yaje nko kuza gukoroga umuntu kugira gusa ngo amugaragaze ko muri we burya ari habi. ni ukuvuga rero ngo amategeko aje icyaha cyarahembutse rwose nk'uko birivuga. kimaze guhembuka ubwo urupfu narwo rwari tayari aho ngaho, kubera ko itegeko ryaje rigonga umuntu, ariko kandi n'igihembo umuntu wishe itegeko agombwa nacyo ubwo kiba kiri hafi aho ngaho. ariko biza kurangira umuntu asigaye mu by'ukuri abaye ingegera nk'uko ibyanditswe bivuga. ariko igikomeye cyane umuntu akwiriye kumva neza ni uko amategeko atahawe abantu nko kugira ngo bayubahirize ku rwego rw'uko bajya mu ijuru kubwo kuyubahiriza. na hano niko Pawulo yavuze ngo kuko nibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo. wumva mu ntege nke z'umuntu ntarimo kubahiriza amategeko, twarananiwe rwose. ariko nanone ngo Imana nibyo yadusabaga twebwe kugira ngo twemerwe n'Imana, ntabwo ari ukubahiriza amategeko. ahubwo ngo ibyo bintu Imana yabishohoje ngo ari uko itumye umwana wayo kubw'intege za kamere nke, kubw'intege nke za kamere zacu, cyangwa za kamere nke kubw'intege nke za kamere y'abantu, ngo noneho ngo ibisohoza ari uko itumye umwana wayo ngo afite ngo ishusho ya kamere y'ibyaha. rero ariko ngo hari icyamuzanye, ngo yaje aje guciraho ibyaha bya kamereho itete. ariko ku mpamvu z'itegeko rindi ryari ribonetse rije kutubatura wa muvumo w'amategeko. ubwo Yesu Kristo yabaye ikivume ku bwacu. nicyo bisobanura ko ibyanditswe mu bahanuzi bari baravuze ngo havumwe umanitswe ku giti,
rero umuvumo twari dufite dukomora mu mategeko cyangwa se ku bw'icyaha ahantu wagombaga kutujyana ni ukutumanikisha ku giti kubera ko twari ibivume ku bw'ibyaha ariko Yesu Kristo mu rukundo aza kwishyiraho umuvumo w'amategeko noneho ajya ku giti mu cyimbo cyacu kugira ngo atubature umuvumo wa rya tegeko awishyireho noneho aduhereze natwe umutekano cyangwa se umudendezo mu mwuka tube turi abantu ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo tube dufite ubugingo buhoraho tutagitwarwa n'amategeko kuko mwene data ugeze kubigarukaho ubwo nibwo buryo ki amategeko atubera umushorera aradutsinda rwose noneho tukamanika amaboko akadushorera sasa yadushorera akatugeza kuri Kristo Yesu wayashoboye twahagera tugahabwa bilete yuzuye ishingiye ku kuba Yesu Kristo we yarayubahirije ubwo tukabarwa nk'abubahirije amategeko ariko Yesu Kristo ari we wayubahirije mu cyimbo cyacu noneho tugahabwa bilete yuzuye amanota 100% yiyubahiriza amategeko mu gihe natwe twamuhaye bilete iriho 0 iriho ko tutayubahirije noneho ikamuhesha kuvumwa wa muvumo noneho akamanikwa ku giti natwe tugahabwa ubugingo buhoraho bwa Yesu Kristo. Amen. Nawe rero dukurikiye icyo twakwifuriza nuko watsindwa n'amategeko. Nuko watsindwa rwose amategeko agutsinda ukamanika amaboko Imana ikakwereka noneho uwayashoboye ariko yagushoboreye ugahabwa ubugingo buhoraho ugakira wa mvura koze cyane. Nimero ni 0703392268. Umvise ikibazo wabaza tasobanukiwe ahangaha wahamagara rwose n'inyunganizi iremewe yego nanjye ni 0783433024. Amen. Mwibuka gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro dushyira ku rubuga mujye muhita mubibona ndetse mukora na share kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu benshi kuko abantu benshi bararushye bakwiye kubatuka rwose bakabatuka mu mategeko kuko amategeko ararimbuza nta buzima gitanga. Imana ishimwe. Imana ibaze. Urakoze cyane. Urakoze nawe.